ramba turongera kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni cya kiganiro cyo kubaka no gusa n'ifatiro kibagezwaho n'itorero rya Nyabugingo Worship Center. Muri iyi minsi turi kumwe n'abagaragu b'Imana n'umujakazi w'Imana Pastor Rwabikinga na Pastor Annette Rwabikinga guturuka hariya mu itorero rya Assemblée. Turimo turasuzuma imfatiro zo kubaka ingo. Reka dusenge duhite twinjira mu kiganiro. Mana, twongeye kugushima kubw'amahirwe nk'aya meza uduhaye. Turagushima kubw'abagabo n'abagore baduteza amatwi. Turagushima kubw'amahirwe uduhaye yo kuba igice gikomeye cyo gusana imfatiro. Mana, turagushima kukoranira muri twebwe kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe. Ndagusaba rero kino gitondo kugira ngo udukoreshe kugira ngo tuvuge umutima wawe. Ndagusaba mwami mwiza, umugaragu wawe n'umujakazi wawe turi kumwe hano muri studio, turagira ngo ubuntu bwawe butumanukire, ubwenge n'ubushishozi, umwuka wera Mana areba hari ibyuho azavugane natwe. Turabigushimiye ni mu izina rya Yesu, amen. 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 Pastor Annette, ndagira ngo usuhuze kuba duteza amatwi. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi tunejejwe nuko iki gitondo turi kumwe namwe. Pastor Everest, nawe ndagusaba usuhuze kuba duteza amatwi. Imana ibamugisha cyane kuba mukurikirana iki kiganiro cyane ku bintu bigendanye n'umuryango cyangwa n'urugo. Imana ibamugisha mudukurikirana, murakoze. Amen. Rero Pastor, ubushize twarebye ku kintu cy'umuryango, tureba umuryango, tubureba mu buryo bugari. Icyambere tureba umuryango ni projet yandi. Twarebye ko umuryango ari projet y'Imana, tureba yuko Imana ariyo yatangije umushinga w'urugo. Tubona yuko rimwe na rimwe hari nubwo twibeshya tugatekereza kubera ko twakoye, kubera ko twakoze ibintu bitandukanye, kubera ko ari igihe warebye, ariko tukibagirwa ko ari Imana yaduhitiyemo, ari Imana yatuyoboye, ari Imana yaduhuje n'abo twashakanye. Noneho twongera tureba, turibaza, tuza no kureba, tubona ko tumaze kumenya ko umushinga urugo ari umushinga w'Imana. Tureba yuko n'ikintu gishobora gutuma urugo ruramba rubaho neza ni ubusabane bugomba guhora hagati y'abashakanye n'Imana, kuko Imana ariyo yahumetse urugo. Tureba neza ikindi twarebye, twibajije ni urugo, ikibazo cy'urugo. Iyo urugo gusenyuka nangwa se ibibazo biba mu rugo, ninde nyirabayazana? Tureba neza ko buri muntu afite uruhare. Buri muntu, ari umugabo afite uruhare, ari umugore afite uruhare. Ariko twongera kureba neza, Pastor Rwabikinga aratubwira ati cyane we yarushijeho gushimangira ati umugabo afite uruhare. Ariko twongera no kureba yuko twese ari abashakanye dufite uruhare, kuko biradusaba, ni umushinga wa bose. Rero uyu munsi ndagira ngo twongere turebe, turashaka kugira ngo tugerageze kwinjira imuhengeri. Kimwe muri byo mu kibazo twarimo twaribazaga ni ibiki biranga urugo rujegajega. Ako kantu twakavuzeho, ariko ntabwo twakinjiyemo imuhengeri. Ni ibiki biranga urugo rudakomeye, rudashikamye, rudahamye? Ni ibiki urebye hano? Muribuka twagerageje kuzana n'ijanisha ry'ibibazo biri hano hanze, n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagerageje. Ni gute umuntu ashobora kuba yararongoye umuntu nangwa yarashakanye n'umuntu bagashakana, amureba nka sheri, amureba nk'ako mu jisho, amureba nka mbe ya magambo yose yo twabonye Adamu yari arimo avuga. Ni gute umuntu ashobora kuba abona sheri, shushu, abantu bazi n'amazina twebwe hano muri studio tutazi, yitwa uwo bashakanye, ariko byagera hagati akabona idubu ryinjiye mu nzu, undi akabona ingurube yinjiye mu nzu, shitani yinjiye mu nzu, akabona igini ririnjiye, akabona sinzi. None rero ngiye guhera kuri wowe Pastor Annette, ndagira ngo mbaze icyo kibazo. Ubundi iki kibazo kijya kubaho cy'urugo kugira ngo rugere kuri iyo nivo, ni iki kibitera? Ni iki gituma? Ni ibihe biranga urugo rudahamye, rugaragara ko rujegajega anytime rugomba gusenywa? Harimo n'abaduteza amatwi wenda nabo bafite urugo rumeze gutyo, nibatagira icyo bakora, kuko hari igihe tutekereza ngo biracyakomeye ariko fondasiyo yangiritse. Ngaho tangira
utubwira. murakoze. Ibintu biranga, reka mahera aho ngaho ku bintu biranga urugo rudahamye cyangwa rujegajega. Icyambere ni amakimbirane y'urudaca, abantu bagahora bahanganye, nta mutekano mu rugo. Ikindi cya kabiri, abana babo niyo babafite bakurana ibikomere bitabaho. Icya gatatu ni uko urwo rugo rudashobora gutera imbere, haba mu buryo bw'umwuka haba no mu buryo busanzwe bw'umubiri, kuko iyo mudahuza nta kintu mushobora gukora ngo kijye mbere. Ntago mushyira hamwe, nta byishimo urwo rugo rugira, nta mahoro urwo rugo rugira. Umuntu wese abikigenge, hari naho bigera abantu bakaba nk'ibyihebe, akaba yakora icyo ari cyo cyose n'icyo yatinyaga akagikora, kuko nta mutekano uri mu rugo. Ibyo ni ibintu rero biranga urugo rudahamye cyangwa rujegajega. Bishobora gutangira gahoro gahoro, abantu ntibabyiteho, twa tuntu duto. Kenshi ibyo bituruka hehe? Wavuze ku kintu ukuntu abantu batangira ari sheri, ari shusho. Mu by'ukuri ntawe ushaka umuntu utamukunda cyangwa se batakundanye, ariko ikintu gituma mu minsi mike mutangira kubona hari utuntu tuzana guhangana, ngira ngo ni akantu kitwa ubudasa. Ni akantu kitwa ubudasa, kandi Imana iba yaraturemye n'ubundi tutameze kimwe, ariko impamvu iturema ityo ngira ngo ni ukugira ngo dushobore kuzuzanya. Iby'Imana iba yarampaye n'ibyo yaguhaye bikaba bidasa, ariko mu by'ukuri ibyo mfite bifite akamaro n'ibyo umugabo wanjye afite bifite akamaro. Iyo tubishyize hamwe tugashobora kubibona, bigira inyungu nyinshi kuruta uko bishobora kuba impamvu zo kudutandukanya. Okay. Pasanete, ngira ngo ndaza kugaruka kuri iyo ngingo y'ubudasa. Imana ifashe nyibuke kugira ngo tuze kuyishimangira cyane. Pasa Everest, turimo turareba ikibazo gituma nangwa se ibintu biranga umuryango ujegajega. Ni gute ushobora kubona urugo ukavuga uti iyi saha iyo ariyo yose ruri kuri get on your marks, iyi saha iyo ariyo yose rurasenyuka? Iyo ururebye warurebesha amaso ya gishumba, warurebesha amaso asanzwe, ni ibiki biranga urugo rujegajega? Urakoze cyane pasiteri kubaza akabazo. Imana igumugisha. Umuntu umwe yeze kumbwira akantu karansetsa, ariko nkavanamo isomo. Ngo abayobozi babajije indaya, bayibaza ngo kuki usenya ingo z'abandi. Arabasubiza ati burya nsenya iziri mu manegeka. Burya ingo iyo zatagiye kujegajega, ikintu cyo cyose kibasha kuzinja kikazisenya. Ngira ngo madamu maze kwikomza mu kanya, ariko nagira ngo nanjye mwunganire gatoya. Mvuga ngo iyo abantu badafite umwanya wo kugira ngo baganire ku bibazo byo mu rugo rwabo, umwanzi abasha kwinjira agashyiramo ibye, urugo rwo rwatagiye kujegajega. Iyo amakimbirane yatangiye kwinjira mu rugo, ntibagire umwanya wo kugira ngo babashe kuyakemura, urugo ruba rwatagiye kujegajega. Iyo urugo rudafite umurongo rugenderaho, ugasanga buri muntu wese araruha icyerekezo, nk'uko ari kubwiye kuva kare, umugabo n'umugore nubaha icyerekezo urugo. Ariko usanga kenshi urugo kubera ko nta mwanya bafite, umuntu wese araza akaruha icyerekezo. N'umushyitsi waje ko harara uwo munsi, waje akaruha icyerekezo. Umukozi waje uwo munsi wangaje niwe utanga amabwiriza, agatanga amabwiriza, abo muvindimwe. Buri muntu wese agatanga icyerekezo muri urwo rugo. Ugasanga umugabo aragiye n'umugore aragiye, baje igihe bashakiye, urugo nakajagari, nta murongo urugero. Buri gihe cyose rero umuntu wese araza kubakaho. Ubuzanye rukarakara akayishyiraho, ubuzanye igiti akagishyiraho, ubuzanye iwatiri ipfuye akarishyiraho. Ugasanga yanzuye rero nayo iri mu manegeka, nyuma yayo ikajya guhirima. N'ikindi ngira ngo turi buganireho, ndagira ngo wenda madamu namara kuvuga, nuvuga ngo n'uwari wana divorce zihari muri iki gihe, kugira ngo zigera ahantu ho gusenyuka. Nuvuga ngo kenshi uzasanga abantu batandukana ntabwo ari babandi bashaje cyane. Uzasanga kenshi abantu bari mu nkiko batandukana ni abantu bakiri bato, bamaze imyaka 2, 3, 4, 5 bashakanye. Wenda mu gihe gitaha tuzakora isesengura turebe biterwa n'iki, cyangwa se twabonye turabiganiraho, ariko cyane cyane aho biva. Noneho rero Pasanete, hari ijambo watubwiye
uratubwira ngo ubudasa bushobora gutera ikibazo. Ariko ubundi kuki tudasa kandi Imana yaraduhuje? Kuki tudasa? Kuki uvuga cyane kandi igihe ngomba kuvuga gahoro? Nukomeze, ugomba guhinduka ukavuga gahoro. Niba ari uko unsanze nteye na cyane ku ruhande rwanyu AbaMama, umugabo yagushatse, ugomba kugandukira umugabo. Niba umugabo avuga gahoro nawe ukavuga gahoro, niba ibintu abitwara gahoro nawe ukabyitwara gahoro, ukaza ugahinduka ikintu cyatumye usiga iwanyu. Ugomba no kwemera guhindura ukusa n'uko uteye. Urakoze pastor. Ndagira ngo ufashe aho ngaho. Yego. Kuba abantu bashakanye badasa, mu by'ukuri umuntu aba afite uko yaremwe. Hari ibintu bihinduka burya, hari n'ibidahinduka. Nshobora guhinduka mu ngeso. Nsanze umugabo wanjye iyo ngeso imubangamiye, nshobora kuyihindukamo. Wenda narakaraga, nagiraga umujinya vuba, nshobora guhurwana nabyo nkabihindura. Kamere ya yego. Iyo ngiyo niyo umuntu yamenye Kristo, iyo kamere agenda yibamba buri munsi akagera aho rwose akamera neza. Ni nayo mpamvu burya uzasanga abantu bageze mu gihe cyo gukura babana bagenda basa. Ariko reka ngaruke kuri ako kantu. Imana irema Adamu, imuha n'umufasha we Eva, yaravuze ngo nkuremeye uwo muhwanye, ntabwo ari uwo musa. Muhwanye bivuga ngo guhana ni ukuzuzanya. Ntabwo Imana yari iyobewe ko Adamu afite imiterere yindi itandukanye n'iya Eva. Ibyo ari byo byose Imana yagombaga kumuha uwo badasa, ahubwo bahwanye, buzuzanya. Gusa rero abantu kenshi niyo bashaka cyangwa niyo bashaka kunegura umuntu, baravuga ngo yanga uri mugabo ni mwiza, umugore ni mubi, ibi nibi uyu aratanga uriya ntatanga, uyu ntavuga ni ikijibwe, uriya se aravuga arasabana. Ariko mu by'ukuri Imana yabikoze kugira ngo bishobore kuzuzanya. Urugero, hari akagero tujye dukunda gutekerezaho n'umugabo wanjye. Umuntu wakoze imodoka yayihaye amatara magufi n'amaremare. Ni ukuvuga ngo igihe cyose aya matara ntakorera kimwe, kandi yose ni amatara, ariko harashobora kureba ibya hafi, harashobora kurambura akareba hirya kure cyane, kandi yose imodoka ibe yakeneye. No mu rugo rero umuntu wese afite imiterere ye kandi ishobora kuzuza mugenzi we. Mwese mubaye abasazi, urwo rugo ntabwo mucanya maremare. Yego, mucanya maremare ntabwo urwo rugo rwagira umurongo. Ariko hagomba kubaho ucana maremare undi agacana magufi. Hagomba kubaho wenda uvuga cyane undi akavuga acishije make. Hagomba kubaho wenda utanga cyane undi. Ni wa muriro wa ya modoka. Yes, hariho n'umuriro na feri. Nabwo birakorana. Mwese mwexere imodoka mwakora accident. Hagomba kubaho na kafiri rero gatuma mugabanya umuvuduko, mubona mugeza ahantu hagoye. None urashaka kutubwira ngo ubudasa bwacu bufite umumaro munini cyane, kandi yewe nabibonaga nkaho ahubwo ari byo bituma ingo zisenyuka? Oya, ubudasa bwacu bufite umumaro yiba twashoboraga kububona tukabubyaza umusaruro. Umuntu wese agaha agaciro mugenzi we, akamenya ko ibyo Imana yamushyizemo watabifite. Ni nayo mpamvu Imana yabikoze ityo. Ibyo yashyize muri Rwabikinga ntabwo ari byo yanshyizemo. Ngaho duhe icyo kureberaho ku bwanyu. Aho ngaho turagira ngo utwereke mwebwe muri couple nziza tubona. Hari ibintu byinshi ejo bundi mwaduhaye n'ubuhamya. Muduha ubuhamya ukuntu mwamaze imyaka 10 mutabyara. Ari ibintu bigoye. Utubwira n'ukuntu bageze ku rwego rwaho umuganga akubwira ati genda rwose ushaka igipupe ujye ukibona, kimwe ugishyire mu cyumba, ikindi ugishyire muri salo, niwagera hariya ugifate ugiterure. None ubwo budasa bwanyu aho ngaho ndagira ngo utwereke aho byafashirize nangwa mwebwe muteye kimwe.
oya ntabwo duteye kimwe twebwe biratandukanye cyane rwose tukibana ntabwo twabanje kubibona twabanje kwikanga arikanga nanjye ndikanga kuko umugabo wanjye arihuta cyane mu bintu byose arihuta yoga vuba avuga vuba ariruka yagenda ntajya uzi kugenda buhoro ariruka nanjye ibintu byanjye bigenda buhoro rwose kandi ngira ngo hari n'abatwumva muri studio n'uburyo tuvuga biratandukanye ibyanjye nshobora kubivuga birandaga ariko we akabivuga ingunga imwe mu kanya gato bikaba birarangiye noneho tukibana twebwe twabanje gutekereza ko yabanje kujya yavuga vuba simbyumve nkatega amatwi nkamubaza nka gatatu kane gatanu nageraho nkabyikiriza ariko ntabyumvise kuko yavugaga vuba nawe yatinze kumenya ko ntarimo kumusobanukirwa hanyuma ariko tugeze aho turicara turabiganira ndambwira burya ntabwo njya nkumva hari igihe mpuzagurika rwose ageze arambwira ati burya ntigerageza kugabanya ariko mu by'ukuri ni imiterere ye nubwo yagerageje ariko icyo ngicyo cyanze guhinduka kuko niko ateye niko Imana yamuremye iwabo bose bavuga vuba kuva kuno kuri papa we bavuga vuba iwacu natwe tuvuga turandaga buhoro ubwo buzima rero twabubanyemo twavuze ko tumaze imyaka 30 tuzayuzuza kuri kitariki ya mbere y'ukwa kane ejo bundi no kuvuga ngo urwo rugendo rwose twagendanye twageze ahantu nsanga ibintu afite nge ntabyo mfite hari igihe mu rugo twabonaga abashyitsi nkavuga amagambo abiri nkumva arashize nkumva simfite ikindi nongeraho kandi twarabashumba twarabakozi b'Imana nkumva twakwivugira Bibiliya ariko mu byibuke hari igihe tubona n'abashyitsi batakijijwe byo batabyumva n'abadashaka kubyumva cyane n'umuryango wenda we waje kudusura nkagera nkavuga nti Mana wamfashije pastor akaza akavuga ukamenya umumaro nkavuga nti naza arahagarara araziba iki cyuho kuko nge byabaga byananiye ni ukuvuga rero ngo aho yagiye anyuzuza mu bintu byinshi wakomeje ku kintu cyo kuba twaratinze kubona abana rwari urugendo rutoroshye mu gutuza kwanjye iyo nacecekaga ntuje hari igihe nabaga ntekereza ibintu byinshi wenda atari n'ibyo ariko we yahitaga kubera amaso ye n'ukuntu yareba akaza akambwira ati no uratekereza iki ngewe ndi so uri mama uzambera umwana w'umukobwa nkubera umwana w'umuhungu tuzabyara abana b'umwuga humura komera akabivuga nta nabanje no kumubwira icyo natekerezaga ariko rimwe na rimwe ugasanga hari ahantu hakoze hari aho arashe akamfasha akanyubaka nabonye umumaro w'ubudasa mu mibereho yacu ndavuga ngo iyo nza kugira umugabo wenda uteye nkanjye byajyaga kuba ari wasi byajyaga kuba ibindi ntabwo nzi ko urwo rugo rwajyaga kuba rumeze sinzi wajyaga kujya rutaha yajyaga kujyaza tukicara tukajunjama tukabura ariko yangiriye umumaro cyane ikindi cya kabiri yanyigishije kwihuta mu bintu nubwo ari uko nari nteye mu by'ukuri ntabwo byahindutse rwose ariko hari ikigero runaka nagezeho ni buhamya burebure ariko navuga ngo yantoreje mu mujyi wa Dar es Salaam ahantu hari akavuyo kenshi mpagera jewe ntazi kwirukanka no kurira imodoka igenda we kuri we bimworoheye ukata umuhanda akurira igenda imodoka zahuzurira zigenda ukazimanuka zigenda jewe byarangoraga cyane kuko aho nakuriye ntabwo ibyo byabagaho nsanga we kubera n'ubushapu bwe n'ukuntu yaramaze igihe akurira imodoka akansiga nkaza gusanga yuriye ntazi igihe yuririye akaza kugaruka inyuma akankurura akantwara nza kugenda nitoza gahoro gahoro kugeza uyu munsi mu by'ukuri turagendana nta gukubana ku kirimo ahubwo mbona uko ateye byarangiriye umumaro kandi ngira ngo hari wenda nawe kuri kote yaraza kubivuga nawe agiye kutubwira pasa ubudasa bwacu hari ikintu wavuze kare cyangwa ko muje muganira ku bintu bijyanye n'imodoka buriya imodoka igira feri ikajya n'umuriro kandi byose biruzuzanya umuriro ngo ukaragira kugira ngo wihute ariko hari ahantu ukenera feri kugira ngo udakora accident
so mwene magambo jewe nago ngo jewe shokwa nari wa muriro wihutaga uvuduka ariko nawe yamfashaga mu kandagira feri kugira ngo nakora accident surumva rero imiterere ye yara nawe yaramfashije ngira ngo uzajya ureba kenshi hari ibyapa ku muhanda bikugira ngo umuvuduko nturenze 40 aho ngaho hagenda buhoro ko abashyizeho kira cyapa bazi neza ko ni warenza 40 ubasha gukora impanuka noneho wagera imbere bavuga ngo ufite uburenganzira bwo kurenza 80 ufite uburenganzira bwo kwihuta so mane magambo rero ubudasa cyangwa imiterere y'abantu Imana yashyize mu muntu cyangwa personality bifasha cyane kubaka ingo tunabantu ko yavuze mu kanya byari bigoranye cyane mu gihe cyambere hari crash nkumva ko yamera nkanjye nawe kuva ko namera nkawe kuko aza muri Dar es Salaam nabwo ni umujyi abantu bakora bihuta binjira modoka zigenda bakamanuka zigenda ariko we ntabwo yamenyereye kuri imodoka zigenda akamanuka ziruka buhoro tugenda tumenyerana kugezana n'ubu ngubu imyaka 30 tumaze namenye neza yuko iby'Imana yamushyizemo byangira akamaro kanini cyane wene mara koza accident nanjye Imana yanshyiremo byamugira akamaro kanini cyane byatumye ashyiramo vitence mu bintu mwe na bimwe bikadufasha kubaka ingo zacu ugasanga kenshi harwo bigera no mu bana bacu ugasanga nabo niko bateye ugasanga umukobwa n'umuhungu niko duteye natwe niko tuba tumeze mu buzima bwacu bwa buri munsi ibyo rero ni ibintu Imana ishyira mu muntu bitabasha kuvamo hagwa bifite akamaro bikadufasha no muri ministry mu Imana tunakora biradufasha imiterere ye ibufasha mu w'Imana nanjye imiterere yanjye ikafasha mu w'Imana amen yeah. Murakoze cyane ndumva ari ibintu bikomeye cyane abaduteza amatwi aho muri hose murimo murumva kino kiganiro cyiza kirimo kidufasha kubaka ingo ndetse no gusuzumira hamwe ubudasa bwacu ni gute budashobora gutera ikibazo mu muryango mu by'ukuri iyo turebye ari mu byanditswe byera tukareba uko Imana ubundi urugo nicyo kintu Imana igereranya n'itorero igereranya n'itorero ikavuga itorero uko rimeze ivuga yuko ikagereranya urugo ko ari umugabo ari Kristo ahagarariye Kristo umugore ahagarariye itorero nukuvuga ngo nk'uko itorero rigandukira Kristo aba ari ku mugore agandukira umugabo Bibiliya ikongera ikatubwira ngo nk'uko Kristo akunda itorero umugabo aba ari kakunda umugore we noneho urabona ko ari ibintu bikomeye noneho mwarimo muvuga ubudasa ntangira kureba impano Kristo yashyize mu itorero na cyane ziriya mpano iriya mihamagara 5 imihamagara 5 turareba umwungeri turareba umwigisha turareba intumwa turareba umuhanuzi turareba n'umuvuga butumwa ya mihamagara 5 aba bantu iyo ugiye kubona imiterere yabo yose iratandukanye pe urabona naho bihuriye pasiteri ni wa muntu ugenda gahoro arihangana umwigisha we arashimangira urabizi pasiteri ni nka wa muntu we akubita huhaho umwigisha we aracukumbura akabanza ameze nk'umuganga ubaga akakubaga yamara kubaga akongera ukongera none ukagera kuri evangelist we ibintu bye birihuta nta natinda mu bintu arihuta ibyo asandaje iba bisandaje wabandi basigaye inyuma baraza gukora iki kubirunda bakongera bagakora iki intumwa yo ni nane stop ndi hano ndi ku kazi ako kazi karihuta ngomba kugakora nkasiga nkongera nkajya handi none urabona byose iyo tugiye kubira Bibiliya iratubwira ngo bifasha kubaka umubiri wa Kristo kugira ngo ube wubatse abantu bakuze nugukuza itorero none rero mwongeye kunyereka bino nongera kumva ko ubudasa bwacu ahubwo ni umugambi w'Imana kugira ngo urugo rugire ibirungo bihagije kugira ngo urugo rugire umwimerere kugira ngo urugo rugire ya shusho kugira ngo urugo rugire ka gaciro noneho ndagira ngo tugiye gusoreza kuri iyi ngingo ndashaka kugira ngo turebe cyane ku kintu cyo bita amakimbirane ari mu ngo ingo abanyarwanda baravuga ngo zirara zishya bwacya zikazima noneho irebye hano muri iki cyanditswe kiri mu itangiriro igice cyaho cya 3 umurongo ngira ngo kugira kubw'amasaha umurongo wa 11 iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho
igice cya umurongo wa 12 ngo uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Noneho iyo ndebye kino cyanditswe ndabona indimi ebyiri zihari. Hari ikintu twigeze gukomozaho cyo kuvuga ngo ikibazo cya communication. Communication kuvuga umwe akavuga igishinwa undi akavuga icyesipanyol kandi umwe azi igishinwa ni uwo murongazi. Uzi ko mu rugo birashoboka ko mu rugo dushobora kuba tuvuga indimi ebyiri. Ni ibiki bizana ni ipfundo ki bizana amakimbirane mu ngo? Pasanete. Okay. Ikintu kizana amakimbirane mu ngo icyambere ntekereza nuko utamenya gusaba imbabazi, kutemera ikosa. Kuko iyo urebye ubuzima bw'umuntu nta gihe adashobora gukosa. Haba mu muntu n'Imana, haba kubo mu bana, byanga bikunda hari aho ugera ugakosa bitewe nuko wenda ibyo nkunda atari byo mugenzi wanjye akunda, cyangwa se uburyo nabayemo atari ko nawe yarezwe. Noneho ugasanga duhuye tudasa ariko nanone tutararezwe kimwe. Noneho nkaba nakora ikintu iwacu wenda twitwaramenyereye kugikora ugasanga kuri we nikoze bitewe nuko yarezwe. Urugero wenda nkoresha ingero z'ahantu tumenyereye nk'umwana wenda wakuriye mu gace k'inyamirambo, reka nkoresha urwo rugero, akagenda agashakana n'umwana wakuriye mu Mutara Burasirazuba. Yego. Uzasanga mu by'ukuri icyo uriya mwana wo mu Mutara ashobora kubona ko ari ikosa rikakaye, uw'inyamirambo abona ari ibintu bisanzwe. Akabona ni bisanzwe kuko niho yarerewe, niho yakuriye. Wabyita ko ari ubushapu gusa. Yes, n'ubushapu n'iki. Undi nawe arahumirije, n'ubunyamugi. Undi nawe aramwita ko asinziriye, ahumirije atazi bigezweho. Ugasanga barabanye ariko utuntu tumwe na tumwe uyu tukamubabaza, uyu nawe tukamubabaza, tukaza guhinduka ikimbirane rikomeye kuko batigeze bicara ngo babuganire, babwizanye ukuri, amenye ngo buriya uyu yakuriye aha, uyu nawe yakuriye aha, ahangaha bakuze batya, ahangaha bakora batya. Noneho ngo wenda umuntu wese asaba imbabazi, yemere kuganduka. Wavuze ku kintu cya Adamu na Eva, ukuntu bahuye n'akaga, shitani arabashuka, noneho barangije bananirwa kwemera icyaha. Buri umwe atangira gushinja mugenzi we, akabiherereza wowe. Adamu aravuga ngo ni wa mugore wampaye, ngaho yakavuze ati twakoze icyaha, twashutswe dukora icyaha, kuko mu by'ukuri bari bamwe. Kandi nisomye Bibiliya usanga ngo yarariyeho agaha n'umugabo we wari kumwe nawe. Bivuga ngo ntago bari kure na kure. Yagombaga rero kwemera icyaha nk'umuryango, nk'umuntu umwe, ndetse nk'umuyobozi w'umuryango, agashaka igisubizo. Ntekereza ko iyo bikubita imbere y'Imana bagasaba imbabazi, Imana yajya kubababarira. Ariko yabyikuyeho abishyira ku mugore. Umugore nawe abonye nta bundi buryo abyikuraho abishyira ku nzoka. Niko bijya bigenda rero, abantu babana, umuntu ananirwa kwemera ikosa, ananirwa kwemera icyaha, bigatuma abihereza kuri mugenzi we. Pasanete, ahangaha rero urasa naho ushaka kunshimangiye kumva Pastor Rwabikenge cyavuga, ariko hari imyumvire ivuga ngo abagore nibo baterwa na shitani cyane. Satani nibatera, nibaganiriza cyane, nibabwira cyane, ubwo rero nibo banyirabayazana. Aho wahavuga iki? Oya, shitani atera abantu bose. Ko atera umugore niko yatera n'umugabo, kandi umuntu wese ashobora gushukika. Ariko iyo wamenye ko wakosheje, ukavuga uti nakosheje, nacumuye, mugore wanjye mbabarira, cyangwa se mugabo wanjye mbabarira, ntekereza ko bikuraho igihu kinini cyane ku mibanire yanyu. Pasa Everest, turareba hano hari ikibazo cyo kwitana ba mwana mu rugo, kandi koko ishusho yari mu rugo rwa Adamu uyu munsi
ingo nyinshi niza abaduteza amatwi niko zimeze. Yeah. Umugore ni ubitera, umugore nawe ati uyu mugabo iyo ataba we aho ngaho bipfira hehe. ngira ngo bipfira cyane nuko tumva ibintu kimwe. Umwe akareba A undi akareba B. Ni naho kenshi amakimbirane akoze guturuka. Reka wenda ntajye nk'urugero rugaragara wenda rwadufasha cyangwa twakifashisha. Umugabo n'umugore wenda barapanze inzu, noneho babonye amafaranga. Bamaze kubona amafaranga, wenda n'amafaranga avuye ku mugabo cyangwa se n'amafaranga avuye ku mugore umwe muri bo. Noneho umwe afashe imyanzuro yo gukoresha amafaranga. Wenda umugabo akavuga ati genda shaka kuri modoka, ndambiwe no kugenda n'amaguru. Umugore ati nyamuneka agura imodoka kuki tutagura byibara kabanza cyangwa tutagura inzu. Umugabo ati wenda amafaranga nayanjye ndagura icyo nshaka, afiteho uburenganzira akabikora. Amakimbirane hatangirira. Cyangwa se umugore nakavuga ati nanjye amafaranga nayanjye nanjye ndakora uko nshatse. Kenshi amakimbirane ntihatangirira iyo abantu baticaye ngo bapange uburyo bakoresha umutungo wabo. Buri muntu akakoresha uko ashaka kubera yuko ari ufite uburenganzira kuri uwo mutungo. Kenshi aho ngaho umwe agahisha mugenzi we ibyo akora, cyangwa umwe agahisha mugenzi we ibyo akora uko yavuze. Kenshi amakimbirane atagira aho ngaho, kandi atagira ku tuntu duto duto n'uburyo gatajya ku bintu binini nkuko madame yavuze. Kenshi biterwa na background aho umuntu yaturutse. Kenshi biraza bikaza mu rugo, none ibyo ngibyo nabyo bikazana iyi n'ingaruka mu rugo rwabo. Ariko biba byiza kugira ngo abantu mbere ko bafata imyanzuro bakene kwicara bakabiganiraho, babona batabyumvikanyeho bakabireka, bakanabisengera kugeza bazafata, bakanasabana imbabazi. Yego, icyo kintu cyambabarira mugabo mugore baduteze amatwi, bantu bubatse. Ijambo mbabarira rifite ubutware, rifite imbaraga, rifite ubushobozi buremereye cyane. Ndagira ngo turimo turasoza iki kiganiro cyacu, amasaha yadufashe. Ndagira ngo abaduteze amatwi, hano hanze hari ikibazo. Abantu benshi barimo bumva ndimo baza bino bibazo, suko bimwe mbibaza kuko wenda ntazi uko bigomba gukora, ariko ndimo ndabibaza ku muntu waba ufite ikintu cyenda gusa nk'icyo ngicyo n'imitekerereze imeze gutyo, kugira ngo twese dufashwe. Umugabo n'umugore badafite umwanya wo kwicara ngo baganire. Hariho n'ikindi, si ukuganira gusa, mubwizanye ukuri ko ku mutima. Ubwira mugenzi wawe kandi uko wamwumvaga mbere mugiteretana, ukeneye kongera kumuha umwanya. Kenshi abantu bamwe bari muri cya gihe cya shushu na sheri no guteretana, bahana umwanya bakaganira. Kimwe mu bintu twebwe natwe bitwubakiye urugo ni ugufata umwanya wo kwicara tukaganira, tukavuga niba hari icyakosheje. Twebwe tuzi no kwicara ukamubaza uku kwezi ni hehe ntitwaye neza, nangwa se nawe akakubwira nawe ukamubwira ni hehe dukeneye gukosora. Byaba ari ibintu byose, kuko iyo twageze hagati yo kureba niho tugaruka kuri ya shusho y'umwimerere, cya gishushanyo mbonera cyatanzwe n'Imana, uburyo ubwo rukwiriye kumeramo. Ndagira ngo dusoze. Pasa Rwabicenga, ijambo rya nyuma ubwira abantu mu gukemura amakimbirane, na nyuma Pasa Aneti nawe akurikizeho anadusengere. Inama ya nyuma kugira ngo yafasha abantu bashakanye, ni byiza kugira ngo bajye bagira umwanya wo kwicara ngo baganire kubyerekeye gukemura amakimbirane uko yaba ameze kose, ari muri bo kandi bakagwizanya n'ukuri, badaca ku ruhande, ari no mu bana, kuko hari n'igihe abana bateza amakimbirane nabo. Iryo ni isomo naryo rifata undi mwanya w'abana. Tuzaganira ku kintu tuzabivugaho, tuzaganira ku byerekeye abakozi, tuzaganira ku byerekeye imiryango uriyo zana amakimbirane mu rugo. Ibyo byose abantu bakayicara ku byerekeye umutungo, iryo pfuro rikomeye cyane. Abantu bakicara bakabiganiraho, bagakemurana amakimbirane, amazi atararenga inkombe. Yes. Pasanete. Ikintu navuga gikomeye nanjye nongera kuri icyo yavuze, ni ukumenya ko nta marayika turi murimo, turi abantu. Umuntu wese ashobora gukosa, ariko niba mugenzi wawe akosheje, akantu dushobora guhagararaho no gusabana imbabazi. Umuntu wese agasaba imbabazi mugenzi we. Reka dusenge. Mwami Mana yacu, turasenze twinginga kugira ngo udushoboze kubaka imfatiro z'ingo zacu. Uba ari wowe rufatiro rukomeye rwa buri rugo ruri hano, abantu bose batwumva ubagirire neza, ububakire kandi ubashoboze kugendera mu nzira zawe. Twabonye ko ari wowe
ufite ishusho mbonera y'urugo, turashaka kuba urwo rugo wifuza, turashaka kunezerwa mu ngo zacu, turashaka kurera abana bazakurira mu ngo nziza zituzuye ibikomere, turashaka mwami kuzasiga umurage mwiza kugira ngo abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza bazadukomokaho bazakubahe. Urakoze kusanya ingo nyinshi kandi twizeye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Telefoni yawe Pastor? Telefoni yanjye ni 0783 688 434 0783 688 434. Murakoze Pastor. Yego, telefoni yanjye ni 0788 52 8 604 0788 52 8 604. Murakoze cyane. Telefoni zacu abaduteze amatwi Imana baduhera umugisha. Telefoni zanjye ni 0788 53 45 45.